So we mu mwanya gutekereza minerivare y'umwana utekereza amapera? Mu mwanya ko watekereza ko umwana yicaye mu rugo. Ako zikomeza yugiye. Mbabarira. Amapera n'ururabo mfite. Ntabwo uzi ko ijambo ry'Imana n'amapera se bizana intungamubiri. Oya ariko nari ngiye ntakubwiye. Ntabwo nagenda nakubwiye. Nese ubu ngiye mfite ikibazo. Umwana ku ishuri ntari kwiga. Ikibazo cya minerivare nawe uzi ko gihari. Umwana azajya ku ishuri gute? Aziga byagenze gute buriya? Babarira umbwire nawe. Ubuso uzazindukira muri gahunda wari ufite iki gitondo nizo kumbwira gahunda za minerivare. None ko ntajya mbona umwanya wo guhagararana nawe ngo tubiganireho bizagenda. Kuki utabona umwanya wo gutekereza ideni rya banki dufite? Ideni rya banki se n'umwana wicaye ahangaha kandi ari wejo wacu bizagenda bite? Wibuka ko turi kubyina tuvamo mbese? Turi kubyina tuvamo kandi ejo niwe wakagombye kuba azamenya ko azadutunga. Nese azadutunga ate wirwa muri Bibiliya ngaha amapera ntiwareba. Bunanye n'ikibazo ndi kwibaza byanyobeye. Utari kuvuga se ntabwo uri kumva mandi kuvuga usinziriye. Ko nsanze ureba usinziriye ute? Ariko uko nukubahuka gusa. Ntabwo ari ukubahuka ariko rero reka nkubwire nawe. Ntabwo wita ku byo mu rugo ahubwo uba wibereye mu rw'amapera. Ariko uzi ko kudakangura imbwa isinziriye bitera gasuzuguro. Ushatse kuvuga ko ndimbwa? Cecekatetwa. Ushatse kuvuga ngo mbese ndimbwa nta n'ikintu mfite ntacyo mvuzana muri uru rugo. Kuba witwa umugore bikubuza gukora inshingano zo kwita ku mwana. Ninjye ugomba kumenya minerivare y'umwana njye nyine. Tugomba kuyimenya twese tukayishaka yego ndabyumva. Ariko se niba utabona umwanya ngo tubitekerezeho tuganire uko umwana azasubira ku ishuri. Umugore ntago ajya yitwa umubyeyi. Yitwa umubyeyi? Nese umwana yicaye igihe kingana gute kandi murebana musangirira ku meza? Wana byirengagije koko biragenda bite? Njye nagatekerezo naringize nawe ngaho nyunganira ko bimeze. Sikimane mazimisira kazi gakaba umufundi cyo kujya kwiga amasensiyo y'abashaki. Ariko iyo mani kubwira ngo umwana ntajye mu ishuri ngo yige nijya hehe? Imana yikunda abatarize koko. Ereka umwana iyo yize n'ikintu yiyungura mu Ese udusuzugura ibyo Imana yavuze. Ariko si ibintu byose Imana turayubaha turanayisenga ndabizi. Ariko se niba udashyigikiye umwana wawe ngagiye ku ishuri abandi no kukugisha inama ngo tubiganireho nk'ababyeyi ukabyanga. Basi wenda ihangane tugane ku kibazo cy'umwana turebanze tumushakira ukajya ku ishuri. Ibindi byose tuzabe turabiganira. Inye n'iterambere ry'umwana wanjye da. Ariko se uyoboye ko urya uko nahanuriwe mu diaspora. Reka muhamagara umukazi. Ntabwo ubizi. Nyine reka mpamagara umwana wanjye aze tubiganire. Ndabona aba diaspora bangaye kugira ngo mbone amafaranga yo kujya mu mwana ku ishuri. Ubundi se yobana yo tuzi naho yashyira. Ayubona niyo mba nabonye ni Imana iba yampaye. Ubwo uzagitegereza ngo aba diaspora ayubona nirwo ruzinduko rwanjye. Kandi Imana nimba yarambwiye kaza umufundo ukomeye. Reka ajye kugikwa amanza byitoze. Ahubwo muhamagara ari byo. Eric Bino mpamvu byose ari kuvuga ahangaha. Ariko uri kurya ibijumba byo mu nkono. Umwe nabaguhamagara ntiwita. Ubwo arabigutanze bibaye n'ikibazo none.
arabigutanze bibaye ikibazo yicarira mu mwana wamureke isono kuyabaye harimo gushaka kwiga umuntu w'umugabo umaze kuba nkawe ntabwo wajya kugifundi ngo ubone amafaranga ejo uzihangira undi muntu sinzajya kugifunga neza ese ko utananyishurana mu mivare y'ishuri kurya sinijya ntabwo niga ni wabuze ubwenge kubera ko utarya warya gute ko nawe uyirwa mu ubwo ndajya ku ishuri ntariye inzara ari yose ntabwo yishura mu mivare abandi bararya gisinda kandi ibintu uri kuvuga ni nyoko uko yaburetse kumbwira amagambo menshi nkora mu bwonko ibi byose uba uri kuvuga ubitozwa na nyoko hari no gushaka n'umupira w'ishuri aho kugira ngo abigushakire ubyambare dore niba usigaye abyiyambarira ntabwo mureba none najya mu rusengero ntarinde abandi mu rusengero bambara amasuta ariko we najya mu rusengero ntarinde ibyo murya mukabivana njye nikenere ko umwana wanjye agira iterambere akiga nkamenya ngo yize yarangije icyo gifundi cyawe uzakimujyanemo ari uko yamaze kwiga yamaze kurangiza iby'amashuri mbese ubwo byavuye mu nzira ahubwo akeneye minerivare yo kujya ku ishuri urabona ko ubushize twabiganiriye umuntu utera agati mu ryinyo yibyukirega muri bibiliya niyo mpamvu ndetse bibiliya izakuviramo minerivare y'umwana none se uburyo wabimbwiye n'uburyo wabisobanuriye nicyo cyari ikinyabupfura cyo kugira ngo mbyumve ese wibagiwe ko ejo ariwe uzadutunga namara kwiga yamaze kwiga wize amashuri angahe ayo niza arabaye birahagije gusa wowe wayiza kumariye none se kuki ushaka ko nagukorera ibyo uzi ko atagukorera nkeneye ko umwana wanjye yiga ntabwo nkeneye byose uzishyurira umwana ishuri mwubake inzu uzabamo ngure ibiryo uzarya nambike n'uyu mwana ukeneye no kubyara n'abandi ibyo bintu nabishobora ngongeye kubibyaza rero ndagenda bakanenda hano nkabaza nanjye uzantiza iyo nda yo kubatwita ujye gukora nk'ibyo ngibyo turebe ko uzabishobora umwaye se byose ni uko umwaye nawe utunzwe n'inda nta kindi gusa cyakora kubyuka urya byo urabishoboye ubwo nawe ngo wabonye sikorere cyo kwa nanjye narahubutse gushaka ntuse rero ibyo byaba birimo niyo sinjya amenya n'igihe byavuriye mu nkuru ntabwo njya bimenya kugenda ndiye no ku ishuri mwana we ihangane nubwo ku ishuri ndaza gushakira ikindi urajya kuva ku ishuri byamaze kuboneka maso ureba nubwo bikora sibyo ako njye nzakora ishuri gusa nzi neza ko nzaza mu gashimishije mwana wanjye urakoze nuko uzashaka uzakora uko ushoboye nanjye muri inyuma ndagukurikiye ntabwo nzaba nkazwaguta kora hawe kayitunganye rero nanjye ndaguherekeza ku ishuri gushaka nabi ariko iyo mbimenya ntabwo mba naramushatse nuko intamenya ntibwira umugenzi pe ubu nanjye nibwo ndi kubibona neza ariko nibiguma gutya nari ndabishakira igisubizo ntabwo nazabyihanganira oya pe ntabwo byashoboka ntabona uko wakurikirana ukiga naho ubundi ibindi byo rwose urabindekera ko nabaye umutwe w'urugo mba n'umutima byose kwiga kuri njyewe birangora biri kungora aho biri kujya gusa ikiguru bamutangira gusinzira kubera yuko inzara n'umunaniro ntabwo ndi kubona ibihagije kuri njyewe ku buryo nafa amasomo pe imana ibyumve gakungora ababyeyi ni ukwihangana njye sinkivuga buriya nkivuga amagambo icyo genda wumva umuntu uri gukomanga urebe uwo ari we genda wumve ngo tujye kureba umuntu uri gukomanga n'umufasha ibibazo bimaze kundenga ubu maze kumirwa pe ariko mana ufashe bikemuke vuba ko nanjye maze kurambirwa ndananiwe pe kugira umwana umwe akatunanira turi abantu bangahe bimeze bite se mwana wabuze se babiri mu rugo bisa no mu kazana nzaniye mwana uraho mana
Bravo. Niwe mwigana se? naho twigana nawe nyir'icyo gikapu noneho mujya mugitizanya mutwaragamo amakaye yanyu mbese ukaba ari wo wanishe kugira ngo mwaramo amakayi mbese mwana wawe ubushobozi bwo kwese ndabufite bwo kugura iki gikapu kingana gitya koko reba byonyine ubuzima tubaye umuntu ubu wo kujya kugura iki uvuga nyine umushyitsi ko nta n'icyo biba bitwaye ubona amafaranga nayo byageze ariko ntarebe nabi nigeze ngo nise utashye ariko tugize amahirwe umushyitsi araje ni karibu umwana amakuru sera amakuru ni meza biraho nyine ejo bundi ntabwo naje ku ishuri se nawe byaba bisigaye bisigaza rimwe na rimwe nkabona sinzi ibyawe ubundi igihe kibazo erega amaze iminsi arwaye yararwaye mbese yararwaye ntubona ukuntu yakonje ntabwo twabimenye disi ntabwo anyarwara ngo abivuge nanjye uretse ko njye nyine anyisanzuraho njya muganiriza nyine tukaganira ariko nabimenyera ko narabikubwiye twaba ugiye kunzanira umwavu ariko nawuzanye ari uko nabanje nakwinginga wari wanze kuva mu buriri ngurananiwe ako ngo mwakoze kwize ejo bundi twakoze ku isi y'imibare hanyuma ubwo nyine baratakaye tunakura yumvishe amasomo gabaga ari kumucira ariko mwana mujye mumfashiriza umwana nawe agenda yigane n'abandi utaza ku ishuri habaye iki sigaye ngenda mugatumira abashyitsi se murabona izi ntebe zikwiriye Wisheri Yesi ntabwo nkumbwira waza ukansura se shawaje mwana ntabwo nkumbura buriya ari akantu kabisa nakwiteguye fureshi teguye akantu keza waza ukansura nawe rero mbwira se hasi nitegure nakwiteguye njye nawe siko ntabwo uri kubyumva kigaragara ntabwo kinkunda ahari sawa kagutegereze sawa kabisa sawa ubwo ngubwo nanjye ndakwiteguye kandi ni fureshi kabisa cyane abikumbuye cyane sinaba utanakubonye ahubwo sabanguka sabanguka kabisa okay Sheri makuru ni meza waje se arazibira ubumbeshe ntabwo nakubeshya nanjye nandi gutegura utuntu hari namenye mu nzu nakubwiye ko nakwiteguye se cyane amakuru y'iminsi se ni neza warabuze ntabwo ari cyane sinkora mu guhamagara ubona ujya unampamagara ni ukubura amayinite ni karibu none shana